Ubushakashatsi n'ubuvumbuzi ni ibintu bisanzwe bibaho, aho abahanga bavuga yuko ibi biterwa n'urwego rw'imitekerereze ya muntu, mu byo tuzi mu ndimi z'amahanga IQ iri hejuru. Ariko kandi hari abagabo bagera kuri 6 nakubwira babayeho mu mateka y'isi, bakaba bararemye ibintu cyangwa se barashinze sosiyete cyangwa ingamba n'uyu munsi tukigenderaho kandi ziteye ubwoba. Reka nkubwire yuko rero ibi bintu kugeza ubu ngubu hari abo bikibangamira cyangwa se hari abigenderaho, ariko n'ubundi ugasanga birabagora. Ubu wakwibaza uti ese kubera iki icyumweru gitangira kuwa mbere? Ushobora kuba wakwibaza uti kubera iki twiga, ukaba kandi wakibaza uti kubera iki bamwe bakora ibizamini haba nyuma yo gusoza amashuri cyangwa se bagiye guhabwa akazi. Kugira ngo uhabwe akazi ukabanza gukora ibizamini. Ndagira ngo mbwire yuko ibi ngibi ndetse n'ibindi byinshi cyane bifite abantu babishyizeho, bifite abantu babisetinze, bifite abantu babiremye. Ibi ntabwo byahozeho na mbere, ibi ngibi bifite ba nyirabyo babishinze, kandi mu by'ukuri uko babishyizeho mu myaka ya za kera n'uyu munsi akaba ariko tubigenderaho. Uyu nguyu umwite Sir Robert Walpole, uyu nguyu rero akaba ariwe watangije ibigendanye n'imisoro, aho yaragamije n'ubundi gushakira leta amafaranga, ariko mu by'ukuri bikarangira bibaye ikindi kintu kandi gikomeye n'uyu munsi sosiyete ikigenderaho, kandi ubona ko cyabaye kigari cyane. Uyu nguyu atangiza biriya bintu by'imisoro, we yaragamije gushakira leta amafaranga kugira ngo babe bayifashisha mu byerekeranye n'intambara yewe no mu iterambere ryayo. Ariko mu by'ukuri ubona yuko leta z'uyu munsi n'ubundi imisoro nayo iri mu kintu bashyize imbere, cyangwa se ni kimwe mu bintu n'ubundi bashakiramo amafaranga, nta kindi kintu bitayeho, nta kindi kintu bagendeyeho. Ariko uko waba ucuruza cyangwa se ibikorwa waba ufite ahantu runaka hose, ukaba ugomba gutanga umusoro ku nyungu, dore yuko imisoro yahise iba ikintu gikomeye cyane. Robert yatangije iki gitekerezo ahagana mu mwaka w'1786, ariko dore byahise bibyara ikindi kintu kugera n'uyu munsi leta zikigenderaho cyane kandi gikomeye, gihangayikishije bamwe na bamwe, cyangwa se n'ubundi aho bamwe basanga inyungu bari kuzigabana na leta. Dore umugabo rero wabitangije n'uyu nguyu niwe wabazaniye icyo gitekerezo. Umwanya wa kabiri ho ndagira ngo mbwire umugabo, wenda ndagira ngo nkubwire yuko ushobora kumwangira ibintu byerekeranye n'amafaranga cyangwa se urukundo. Uyu mugabo niwe wazanye ibintu by'ubusumbane hagati y'urukundo n'amafaranga. Murabizi amafaranga aba ashimisha inyuma, ariko akenshi kuba byemera urukundo ruba ruri mu muntu, imbere ruba ruri mu muntu. Ariko uyu nguyu we yahise ahindura sosiyete. Igitekerezo cyamujemo mu 1776, aho yahise arutisha urukundo, aho yahise arutisha amafaranga urukundo, kugera n'uyu munsi kandi sosiyete ikaba ikibigenderaho, kuko usanga ahantu henshi amafaranga ari abanza, ibyo by'inkundo bikaza nyuma, cyangwa ibyo by'inkundo bigakurikira. Ndagira ngo mbwire rero yuko byazanywe n'uyu mugabo Adam Smith, akaba ariwe wabitangije bwa mbere na mbere. Igitekerezo ari icye, aho usanga n'ubundi sosiyete imbaga nyamwinshi amafaranga ariyo ya mbere, urukundo rukaza nyuma. Mwanya wa gatatu naguteguriye umugabo utangaje. Uyu mugabo ndagira ngo mbwire yuko ariwe watangije ibintu byo gukora examen. Ndagira ngo mbwire yuko uyu mugabo ariwe watangije ibintu byo gukora imikoro. Ubaye uri umunyeshuri cyangwa se warigeze kuba wagorwa no gukora examen, cyangwa se ku bantu bamwe na bamwe bajyaga bishutira ibizami, ugasanga igihe mu kizamini hari ibintu yari yize, ariko mu by'ukuri ubwonko bwe buramutengushye, atangiye kubyibuka ari uko asohotse mu kizami. Ndagira ngo mbwire yuko rero kiriya kintu kiba kiri kukuzonga no kukuzengereza, dore nta wundi wakizanye n'uyu mugabo bita Confucius. Uyu nguyu niwe watangije ibintu byo gukora examen ahagana mu mwaka wa 604. Dore yuko ibi yabitangije agira ngo abayobozi bajye batorwa bagendeye ku bushobozi bwabo, bagendeye no ku myitwarire yabo, bityo bakajya babanza rero bagakora ikizamini cyangwa bagakora n'amahugurwa. Ariko ndagira ngo mbwire ngo iki kintu yagitangije ari ikintu cyoroheje, none dore cyahise gihindura sosiyete, gihindura imbaga nyamwinshi, kugera n'uyu munsi turagikurikiza nk'abanyeshuri cyangwa se nk'urubyiruko. Ariko mu by'ukuri iki kintu yari akizanye kugira ngo hakorwe isuzuma, abayobozi bajye batorwa bitagendeye ku bushobozi bwabo bw'amafaranga cyangwa ku bukire bwabo cyangwa imiryango bakomokamo, ahubwo bajye bagendera ku bushobozi bw'imitekerereze yewe n'imico n'imyitwarire yabo, bityo bakazajya babanza rero bagakora ibizamini mbere yuko bagirwa abayobozi. Ubwire rero ku mugabo dusanga ku mwanya wa 4. Uyu mugabo dusanga ku mwanya wa 4 ushobora kumva nawe amateka ye ukaba wayamwagira, cyangwa se ukaba wabimuhora rwose, ubaye uri umunyeshuri cyangwa se warigeze kuba wagorwa no gutahana umukoro wo mu rugo. Uyu mugabo umwite Robert Novelus, uyu nguyu rero niwe wazanye ibintu byo gukora homework, niwe watangije ibintu byo gukora umukoro wo mu rugo, biratuzi nk'amadevoir cyangwa se homework. Kuriya musoza ishuri cyangwa umurangi musoza kwiga classe y'uwo munsi, bagahita babagenera umukoro n'ubundi muri buze kuba mwakomeza gukora igihe
gihe mwageze mu rugo ugasanga bamwe na bamwe birababangamiye babujije kwiruhukira. Ariko ndagira mubwire yuko uyu mugabo agana mu 1495 nibwo yagize iki gitekerezo, yabikoze mu buryo bwo guhana abanyeshuri be, ariko ndagira mubwire ngo byaragiye birabyara ikindi kintu, bibyara ikindi kintu gikomeye cyane cyagiye kigahindura imbaga nyamwinshi kugera n'uyu munsi, aho bitakiri igihano ahubwo byabaye nk'umuco, aho musoza n'ubundi karase abenshi bagahita babahereza cyangwa se bakabagenera umukoro n'ubundi muri buze kuba mwakomeza gukora nimugera no mu rugo. Kandi mu by'ukuri mwari mwasoje gukora nyine nk'abanyeshuri, mwasabwaga kuba mugiye nyine kuruhuka, mwari mutashye, mwari mugiye mu gihe cyo kuruhuka, ariko babageneye undi mukoro muri bukore yewe mutakiri kumwe n'umwigisha wanyu. Ngiye kubwire yuko rero umugabo wabizanye ari uyu nguyu nakubwiye Rubato Novelis, uyu niwe wabitangije, niwe wabihimbye, niwe wabizanye, none dore byabaye ikintu gikomeye, byarahamye nyine kugera n'uyu munsi biracyariho muri iyo myaka amagana ishize. Ndagira ngubwire yuko rero ku mwanya wa gatanu turahasanga undi mugabo utinyitse kandi utangaje. Uyu nguyu we ndagira ngubwire yuko rero wadushyiriyeho umunsi wa mbere w'icyumweru. Uyu nguyu niwe washyizeho yuko tugomba kuzadutangira icyumweru ari kuwa mbere, yewe tukagisoza ku cyumweru nyine kuwa karindwi, tugatangira ari kuwa mbere tukageza kuwa karindwi, icyumweru kikaba kirarangiye. Uyu ndagira ngubwire yuko iki cyemezo cyangwa se iki gitekerezo yakigize mbere y'ivuka rya Yesu ho imyaka igera muri 46. Uyu nguyu mbere y'ivuka rya Yesu nibwo yagize iki gitekerezo cyo gutangiza icyumweru ku wa mbere, aho tuba tunaniwe abenshi, aho dutangira imirimo ku wa mbere kandi dufite n'umunaniro n'ubundi iminaniro imwe tuba dukuye mu weekend. Ariko ndagira ngubwire yuko wowe ubigendera ino system uyikurikiza utazi ngo yashyizweho ryari, yashyizweho nande. Ndabikubwiye rero iyi system yashyizweho n'umwami Kayizari Julius, ndagira ngubwire yuko yayishyizeho mbere y'ivuka rya Yesu ho imyaka 46. Ikindi nakubwira kandi nuko uyu mugabo Julius ibi ngibi yari yabiteguye mu buryo bwo gutegura igihe no gutunganya igihe, niko navuga. Uyu nguyu yabitegura mu buryo bworoshye, ariko urabona ko byaje kubyara ikintu gikomeye cyane, byaje kuvamo icyemezo gikomeye cyane imbaga nyamwinshi y'isosiyete y'isi yose igomba gukurikiza, yewe dore yuko byahise bigera ku isi hose. Atangije mu buryo bw'ingengagihe mu buryo bworoshye cyane, ariko urabona ko byabyaye ikindi kintu kandi gikomeye cyane sosiyete y'uyu munsi ikigenderaho ubwo mbere y'imyaka 2000 ishize. Ku mwanya wa gatandatu nkuko nabikubwiye naguteguriye batandatu, ku mwanya wa gatandatu turahasanga umwami Shemanye. Uyu nguyu ni umugabo wabayeho mu myaka ya kera, ariko bivugwa yuko ari we watangije ishuri, niwe watangije kwiga, niwe watangije ibintu byerekeranye n'amashuri. Uyu nguyu bivugwa yuko iyo ataza kubaho cyangwa ngo yagira iki gitekerezo uyu munsi wa none, sinzi niba hariho amashuri cyangwa se ikindi gisa nayo, ariko ndagira ngubwire ngo uyu nguyu niwe watangije ibintu byerekeranye no kwiga, ibintu byerekeranye n'amashuri. Kandi ndagira ngubwire yuko iki gikorwa cyo gutangiza ishuri cyangwa se iki gitekerezo cyo gutangiza amashuri uyu mwami kikaba cyaramujemo mu mwaka wa 799, aho yari agamije gutoranya abayobozi. Ikindi yari agamije kandi akaba yari agamije kugenzura abaturage, bityo igitekerezo kimuzamo n'ubundi cyo gutangiza amashuri. Nubwo kandi iki gitekerezo we yarakizanye nko kugenzura abaturage cyangwa se gushyiraho abayobozi, ndagira ngo yuko iki kintu cyaje kubyara ikindi kintu umwana wese ubu ngubu aba agomba kunyuramo, abishaka cyangwa atabishaka, ariko iki kintu umwana wese agakura yaragiciyemo, ikintu cyerekeranye n'amashuri, ikintu cyerekeranye no kwiga. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo agitangiza ntabwo aricyo yari agambiriye ngo sosiyete imbaga nyamwinshi twese, ntabwo yari agambiriye ko twese aricyo kintu tugomba kuzakurikiza, ahubwo we yari system yiwe nyine ku giti cye kugira ngo ahitemo abayobozi, yewe anagenzure abaturage. Ariko byarangiye bibaye publique. Ndibaza nawe uri kunyumva bibaye atari ibyakwangiye, ibi ngibi waba warabiciyemo, ishuri waba wararinyuzemo. Kugira ngo mbwire yuko hano wari ari kuri Gwaneza Times, nguhaye ikaze no muri video y'ubutaha. Ngushimire wowe twabanye rero kuva aho twatangiriye kugera ahangaha, ngushimire wowe tubana buri munsi, wowe mukunzi wacu. Ubaye uri umushyashya ahangaha kuri Gwaneza Times, nakwibutsa gukora subscribe. Ikindi ubaye uri umusangwa ugakunda video, nakubwira gukora share, like kandi commentaire. Ibitekerezo byanyu tukabibona hasi aho ngaho, comment section ni yanyu turayibahariye. Reka nkubwire ngo nge biri mu wa kabiri, nawe mwita wa mbere mu badukurikirana. Reka tubonane ubutaha, ciao ciao.